ari umugisha mu gukorera Imana. Ntabwo Imana yaducunguye kugira ngo twicare gusa, yaraducunguye ngo tuyikorere. Niyo mpamvu itahise idutwara mu ijuru. Niko Luka avuga mbere ko twinjira mu ijambo ry'uno munsi riri budutegure ku bijyanye na cya cyumweru tugira twinjiremo, cyumweru ngaruka, kwezi cyo gushaka mu maso h'Imana. Turaza kumva intego ya cyumweru, ariko reka twumve ijambo ritwankuraje gukorera Imana kugira ngo tumenye ko tutari turata umwanya wacu ku bantu bakorera Imana. Luka igice cya mbere ni se wa Yohana Umubatiza, Zakariya, amaze kubwirwa ko azabyara, ko Elizabeti azabyara umwana, kandi yaramaze kurenza imyaka yo kubyara. Hanyuma Imana isohoza ijambo ryayo. Imana imaze gusohoza ijambo ryayo, noneho Zakariya yuzuye Umwuka Wera avuga aya magambo akomeye, ayavuga kuri uwo mwana we wavutse. Aravuga ngo, duhere ku murongo wa 67 tugeze ku murongo wa 80. Reka dufate umwanya twumva aya magambo. Ubu ni ubuhanuzi bwa Zakariya ku mwana we Yohana Umubatiza. Se Zakariya yuzuzwa Umwuka Wera arahanura ati, Umwami ahimbazwe, Imana y'Abisirayeli, kuko igendereye abantu bayo ikabacungura, kandi duhagurukirije ihembe ry'agakiza mu nzu y'umugaragu wayo Dawidi, nk'uko yavugiye mu kanwa k'abera bayo bahanura guhereye kera kose, kudukiza abanzi n'amaboko y'abatwanga bose, kugirira ba sogokuruza imbabazi no kwibuka isezerano ryayo ryera, indahiro yarahiye sogokuruza Aburahamu ko nitumara gukizwa amaboko y'abanzi bacu tuzayikorera tudatinya, turi abera dukiranuka imbere yayo iminsi yacu yose. Kandi nawe mwana uzitwa umuhanuzi w'isumba byose, kuko uzabanziriza umwami ngo utunganye inzira ze, no kumenyesha abantu be iby'agakiza, ko ari ukubabarirwa ibyaha byabo. Kubw'umutima w'imbabazi w'Imana yacu niwe uzatuma umuseke udutambikira uvuye mu ijuru, ukamurikira abicaye mu mwijima no mu gicucu cy'urupfu, no kuyobora ibirenge byacu mu nzira y'amahoro. Uwo mwana arakura, agwiza imbaraga z'umutima, aguma mu butayu kugeza umunsi yerekaniwe Abisirayeli. Amen. Ijambo yavuzwe kuri uwo mwana wavutse Yohana Umubatiza. Twumvise ko Zakariya yuzuye Umwuka Wera, aravuga ko Umwami Imana amaze gucungura, hanyuma akadukiza amaboko y'ababisha bacu. Noneho ngo ibyo bidushoboza kwikorera tudatinya. Nuvuga ngo iyo tumaze kwakira agakiza ntiduhite tujyanwa mu ijuru. Gahunda y'Imana nuko tuyikorera tudatinya. Nuvuga ngo iyo umaze gucungurwa ukaba ufite agakiza muri Yesu Kristo, ukaba udakorera Imana, uba ufite ikibazo. Nuvuga ngo agakiza kawe gafite ikibazo. Amen. Siko bavuze? Amen. De nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte. Gukorera Imana ntabwo tudatinya. Ese mwibaza ko abantu bose bari mu matorero niko bakorera Imana? Bamwe binjira gusa mu materaniro, kuri bo imibanire yabo n'Imana no kuza amateraniro gusa. Ariko umugambi w'Imana wo gucungura nuko tumaze gucungurwa amaboko ya Satani tukwiye kwikorera. Bitabaye bityo Imana yahita ikujyana mu ijuru. Impamvu ikugumije mu isi nuko hari ibyo ishaka gukorana nawe, hari ibyo gutegerejeho. Rero nta muntu umugambi w'Imana akwiye kuvuga ngo yakijijwe akagumaho. Akwiye gukorera iyo Mana yamukijije. Afite izo nshingano ndetse n'umwenda. Igihe Imana yacungiye Abisirayeli bavanye muri Egiputa, nusoma Bibiliya hari ibyo Imana
yabategetse. Iravuga kuva ku myaka 20 kuzamuka, irababwira ibyo bakwiye gutanga kugira ngo ubuturo bwera bwubakwe. Buriya bwubatswe mu butayu. Imana itanga n'ibipimo bya buri muntu wese akwiye gutanga ifeza, izahabu n'ibindi. Ni ukuvuga ngo rero Imana itangiye kubatoza kuyikorera. Natwe rero mu mwuka iyo tumaze gukizwa amaboko ya Satani, Imana ikaduha agakiza, ikatuvana mu byaha, tufite inshingano zo kuyikorera. Kuyikorera rero biri kwinshi, ariko umuntu wese afite icyo yakora, kuko ngo hari imirimo Imana yaduteguye kera tutaranabaho muri Kristo Yesu, kugira ngo igende ikigera tuyigenderemo. Imana ihabwe icyubahiro. Amen. Donc on invente rien, Imana yarabiteguye. Abefeso ibice 2 ku murongo wa 10. Hari imirimo buri muntu wese Imana yamuremeye muri Kristo kugira ngo azayikore igihe azaba yakiraga agakiza. Kuko turi abo yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, iyi Imana yiteguriye kera ngo tuyigenderemo. Amen. Amen. Kera twarabisobanuye, isi tararemwa. None si iyo mirimo wowe ari ijya usengera kugira ngo Umwuka Wera ayigwishurire, ashire mu mutima wawe gushaka no gukora. Rero abantu benshi rero agakiza kabo gafite ikibazo, ntabwo bazi gukizwa. Igikurikira bo bazi ko bakijijwe baraho, asigaye ko bajya mu ijuru. Ntabwo ari ibyo, kuko Imana ntabwo inaniye kwidusarura ako kanya tumaze gukizwa. Ariko Imana ibifite umugambi. Hari imbuto zo gukiranuka, imbuto zo kwera Imana ibitegereje kuri wowe, kugira ngo binyuze kuri wowe yimenyekanishe no ku bandi. Imana ishimwe. Haleluya. Kuko nimbara kuvaho na kiriya gakiza gazi no munsi, abantu bagiye mu ijuru n'abari mu bwami bw'Imana uyu munsi, Yesu nababara. Imana niyo yazi umubare. Amen. Haleluya. Wajumvise? Kuvaho na kijuru gazi no munsi, abantu bagiye mu ijuru kubera ko twahuye, kubera ko banyumvise, kubera ko hari imirimo Imana yankoresheje. N'abatarajya mu ijuru bakaba bari mu isi, ariko bari mu bwami bw'Imana, bamwe n'abakozi b'Imana mu mpande zine z'isi. Ibyo byose rero nubishira hamwe ntabwo wirata, kubera yuko Abefeso 2:10 barakubuza kwirata, kuko n'ibyo Imana yateguye kera utaranabaho. Mashimenje ku mwami. Rero ikibazo rero ni igihe rero uzagera mu ijuru ugasanga ibyo wari waremewe muri Kristo Yesu te passé à côté, ntacyo wigeze ukora. Je mfite ibyo naremewe gukora, nawe ufite ibyawe. Amen. Ntabwo Imana wowe yaguhamagaye ukore nk'ibyanjye, nanjye ntabwo yampamagaye ngo nkore nk'ibyuriye. Umwe wese afite icyo Imana yamuremeye kugira ngo igihe ikigeze uhamagawe noneho ukigenderemo. Imana ishimwe. Haleluya. Amasengesho yacu rero nuko tubaza Imana ko twumva mu Efeso ibice 2 umurongo wa 10 ngo hari imirimo waturemeye kera utararema n'amanyenyeri n'amasi n'abantu. Warayiteguye muri Kristo, kuko Kristo ngo yamenywe kera isi itararemwa. Amen. Ngo warayituremeye ngo kugira ngo tuyigenderemo. None iyo mirimo se nutayigenderamo ndazayigenderamo? Nibaza icyo kibazo. Nimuza ko bibiri vukuri. Niba ndibiza ko bibiri vukuri. None se nibiyo mirimo ihari nindazayigenderamo? Umwese muye. Amen. Ari abantu benshi bibaza ngo ikimane bahamagariye nukuza bakaza mu ntebe hariya. Ndio ndavuga ku isi ko matorero ya Kristo benshi ko bibaza. Noneho bakaba bari hariya, noneho akaba hari abantu hano imbere bari baraperforminga impano zabo, nabo bakakomama umashi. Siko none? No, c'est pas ça. Amen. Aba bari hano, yaba baririmbi, yaba bavuza ibyuma, yaba umuvuga butumwa cyangwa umwigisha wo munsi, ari warakora ya mirimo yaremewe muri Kristo.
ariko nawe ufite iyawe, ukwiriye kuyimenya nawe wigenderemo, kuko numara gupfa ntabwo uzigera wongera kuyikora, kuko nyuma y'ubuzima ntabwo twongera kuyikora, kuko icyo gihe tuzinjira mu munezero wa databuja. Imana yabwiye icyubahiro. Ngo ngwino mugaragu mwiza winjire mu munezero wa shobuja. C'est le repos. Yesu yaravuze ngo ijoro rirakuze kandi igihe cyo gukora cyenda kurangira. Rero aravuga kuri we, ngo ijoro rirakuze, akwiye gusoza imirimo yamuzanye. Yavugaga kubwe, nawe rero igihe kigiye gushirana utarakora imirimo Imana yakuremye muri Kristo Yesu. None si bizabazwa nde? Bizabazwa wowe. Urabona problem ihari, abantu bazi yuko muri ubuzima baraho ngo bashaka ibisubizo by'imibereho. Hoyibise nibyo biri mu mitwe yabo, n'abaza gukurikira Imana ngo bashaka ibisubizo by'ibibazo byabo by'ubuzima. Niyo mpamvu rero abantu ntago batahura intego y'ubutumwa bwiza. Hoyibise bazi yuko mu buzima bwabo ikintu cy'ingenzi umwe wese amenye ese imibereho yanjye, ibyo byose Yesu yatanze igisubizo. Iriya Luka 6:33 nicyo gisubizo. Mushake mbere na mbere ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ibyo bindi by'imibereho yose Imana ibyita inyongera. Kese nimba Imana twigize umubeshyi, aho dore basomere uyu mwanya ibyo bigwangayisha uyu munsi, wayibise Imana ntabwo ibyita priorité, ibyita inyongera. Ou bien tu as raison, ou c'est Dieu qui a raison. C'est Dieu qui a raison. Imana ifite ukuri. Nsomere hari, ahubwo mubanze mushaka mbere na mbere ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, nibwo ibyo byose muzabyongerwa. Amen. Ibyo nibyo abantu bashize imbere, none bakanyomoza ibyo Imana yavuze. Niyo mpamvu nta mahoro bagira, bandi bakajya guhemuka, bagahemukira abandi, bakaba mpemuke ndamuke. Iyo ucuritse principe z'ubwami hari ingaruka. Imana ishimwe. N'Imana ivuga ngo mushake mbere na mbere, kuko Imana yagize mbere na mbere. Iryo jambo ntabwo ariryo twahimbye. Amen. Mushake mbere na mbere. Seek first the kingdom. Mbere na mbere. Cherchez premièrement mbere na mbere ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo. Ibindi byose tudashobora kuvuga ngo tubirangize. Abantu bari bariruka inyuma, Imana iravuga ngo biriya nzabigwa nk'inyongera. Ubye Imana iratubeshya, nitwe dufite ukuri, cyangwa Imana ifite ukuri nitwe tudasobanukirwa kubera inkenke z'umubiri, kubera kamere yacu. Amen. Mwayibize. Haleluya. Rero iyo twakira agakiza, hanyuma ntiduhite dupfa nk'uriya wakira agakiza ku musaraba, urumva ko batigeze bamuha amahirwe yo kuva ku musaraba ngo abeho. Iyo bamurekura yari kugenda nawe akajya mu itorero. Amen. Hanyuma agafatanya n'abandi gukorera Imana, guhamya Kristo, gukorera Imana. Ariko rero ntabwo bamuha amahirwe yo gukomeza kubaho, nawe baramwishe kuri wa musaraba. Icyo tuzi gusa nuko Yesu yamwemereye ubwami. Imana ishimwe. Ariko rero ntabwo yigeze agira amahirwe yo gukora. Uvuga ngo wowe kuri wa munsi azahabwa ibi Pawulo avuga hano. Reba ibyo azahabwa. Uwo mvuga ninde? Wamwa n'umukyarye. Cya gisambo, le brigand là. Amen. Haleluya. Dore ibyo azahabwa uriya, kuko ntabwo yagize amahirwe nk'ayawe yo kumara imyaka 10, 20, 30, 40 ngahe uri mu isi warakijijwe. We ntabwo yahawe amahirwe. Abakorinto 2:3
umurongo wa 12 uza kuri 15. Ibi nibyo we azahabwa. ariko umuntu niyubaka kuri urwo rufatiro izahabu cyangwa ifeza cyangwa amabuye y'igiciro cyinshi cyangwa ibiti cyangwa ibyatsi. Urufatiro ni Yesu Kristo umwana w'Imana. Kubaka kwizera kwa n'ibyiringiro bya kuri Yesu Kristo. cyangwa ibikenyeri, umurimo w'umuntu wese uzerekanwa. urya munsi niwo uzawerekana, kuko uzahishuzwa umuriro, akaba ari wo kandi uzagerageza umurimo w'umuntu wese. umurimo w'umuntu uwo yubatse kuri urwo rufatiro nugumaho azahabwa ingororano, ariko umurimo w'umuntu nushya azabura inyungu, nyamara ubwe azakizwa ariko nk'ukuwe mu muriro. Amen. Uriya rero mugabo ntiyaronse umwanya wo kubaka ku rufatiro. We yavuye muri iyi si afite urufatiro rwonyine. Ubwo ikimutegereje niki? Ni iri jambo rya nyuma. Il sera sauvé comme au travers du feu. Mu jambo rimwe azakizwa umuruta utazima, ariko nta bihembo azabona, kuko ntigeze agira amahirwe yo gukorera Imana. Bahise bamwica. Ariko uracyariho, ukoresha ayo mahirwe. Nimba ukijijwe ukorera Imana. Amen. Kandi umuntu wese ashaka kwikorera Imana iramwereka ibyo gukora. Ntuzajye gusa wumva ko kuza mu nsengero ukataha ngo nibyo Imana ishaka gukora, kugira ngo Imana ibone ko itigeze iruhira ubusa mu kuguhamagara. Paulo aravuga ngo nubwo, amen, natoteje itorero ry'umwami nkaba nakwiye no kwitwa intumwa. Mwabyumvise? Kuko natoteje itorero ry'umwami, ngo ariko ndico kubw'ubuntu bwe, umviriza, ngo kandi nakoze kurusha n'izindi ntumwa zambanjirije, ngo nyamara sigiye, ngo ni ubuntu bwe. Imana ihabwe icyubahiro. Ngo j'ai travaillé plus que eux tous. Narakoze kurusha abambanjirije ba Petero. Hanyuma akavuga ngo ariko ngo ubuntu bwe yangiriye ntibwapfuye ubusa. Ngo ariko nago nirata imirimo nakoze, ko ni ubuntu bwe nibwo bwakoreye muri ye. Ntimwumva se? Wese uziratiki. Ziratiki. Sinzi icyo uzirata. Kwibaza ibyo bibazo mbere yuko uva mu mubiri. Uziratiki. Yego uzirata umwami, ariko kumwirata mu byo ukora. Rero nibyo rero umuntu wese afite urwo rufatiro rwishyurirwa Yesu ari we, ngo akwiye kureba uko yubaka kandi akareba n'ibyo yubakisha, kugira ngo kuri wa munsi azahabwe ingororano. Imirimo ye nigeragezwa muri wa muriro, iyo mirimo ntizashye. Tugire rero mu ntego y'amasengesho yo mu cyumweru gitaha. Iyo yari introduction, yari ijambo ridukangurira kugira ngo dukore imirimo y'umwami, cyane cyane muri minsi ya nyuma. Ntabwo byoroshye kubera ko turi mu bihe bikomeye mu rwego rw'amateka y'isi. Abantu bafite byinshi basolicita, bariruka gauche à droite. Wabyumvise? Baca mu biti, mu mabuye, mu mahwa, byose. Abandi bafite n'umwanya na muto wo guhumeka, ko bariruka. Bayibise bagataha bacikanye, bafunga ijisho gusa bukaba bwakeye, bakavumbuka mu buriri bakiruka. Noneho urupfu rukazaza bakiruka rukabatwara. Ariko tukwiye gutekereza, kuko ntabwo ari Imana yakomplise ubuzima. Dieu a créé la vie simple. Imana higeze ikomplika ubuzima. Satani n'ubu komplika. Amen. Rero nitwumvira rero nakundi. Ntuzigere wibeshya ngo iyi si kugenda ngo ni Imana yabigeniye. No, isi iracyari munsi ya dominion yandi ya Satani. Satani aracyari umutware w'isi. Amen. Kandi intego ye ni ugufata isi agayishyira mu muvuduko utuma abantu babura umwanya wo kwitekerezaho no gutekereza iherezo ryabo.
ngo kuko iyo bita ku iherezo ryabo batunga umutima w'ubwenge. Satani aza gushira muri speed y'ubuzima, kiruka kibaza ko buri normal, kuko ni kubona abandi babigenza, kugira ngo uzakanguke wavuye mu mubiri ntacyo gihindura, kandi ukibaza ko Imana niyo yashize abantu muri speed. No, fo gusoma Imana ivuga. Imana iravuga ngo isi iyobowe na wa mubi. Urwandiko rwa mbere wa Yohana 5:19. Nous savons que nous sommes de Dieu, mais le monde entier est sous la puissance du malin. tuzi ko turi ab'Imana naho ab'isi bose bari mu mubi. Amen. Hey, isi iri muri wa mubi. Amen. Ese birumvikana? Isi iri muri wa mubi. None niba isi iri muri wa mubi, umva intego ye ni iyihe? Nuko abantu batabonera Imana nzima umwanya. Kandi yari bigaragaye Satani igihe Abaheburayo barakiri muri Egiputa, hamaze kuza igitekerezo yuko bakwiye igihe cyo gucungurwa bakava mu buretwa kigeze, bakakurikira Imana yawe ije kubahamagara binyuze kuri Mose na Aroni. Farao n'ibyegera bye bahise bafata ingamba ngo nimubongereze imirimo, mubahati imirimo myinshi kugira ngo ntibazongere gutekereza iyo Mana. Iyo ni strategy ya Satani, araguhata za gahunda kugira ngo ntuzigere unitekereza wowe cyangwa iherezo ryawe, cyangwa utekereze ku Mana. Kandi Satani arabizi ngo ubuzima bwo mu isi bwacu buraguruka vuba, ni nk'umwambi. Amen, haleluya. Ngo ni nk'umwuka, c'est fini. Dore turi mu 2024, ejo bundi twari muri 2000, hashize imyaka 24, ariko urabona ukuntu imyaka iguruka. Na nibyo Mose avuga ngo imyaka yacu ngo iri utavuba, ngo natwe tukaba twagurutse. Tusome Zaburi ya 90. Ibyo se nagora biteguye ubwo umwuka arafite ibyo aravuga. Imana ishimwe. Isengesho rya Mose, Zaburi ya 90. Iyo ni isengesho rya Mose. Tangira umurongo wa 1 ukenda kubwira aho tugera. Mwami, ibihe byose wahoze uri ubuturo bwacu, imisozi itaravuka, utararamukwa isi n'ubutaka. Uhereye iteka ryose ukageza iteka ryose ni wowe Mana. Uhindura abantu umukungugu, kandi ukavuga uti bana b'abantu musubireyo. Kuko imyaka 1000 mu maso yawe imeze nk'umunsi w'ejo wahise, cyangwa nk'igicuku cy'ijoro. Ubajyana nk'isuri bameze nk'ibitotsi, bukeye bameze nk'ibyatsi bimera. Mu gitondo birera bigakura, nimugoroba bigacibwa bikuma. Natwe uburakari bwawe bwatumazeho, umujinya wawe waduhagaritse imitima. Washyize ibyo twakiraniwe imbere yawe, n'ibyaha byacu byahishwe wabishyize mu mucyo wo mu maso hawe. Kuko iminsi yacu yose ishize tukiri mu mujinya wawe, imyaka yacu tuyirangiza nko gusuhuza umutima. Iminsi y'imyaka yacu ni imyaka 70, ariko kandi nitugira intege nyinshi ikagera kuri 80. Nyamara ibyiratwa byayo ni imiruho n'umubabaro. Kuko ishira vuba natwe tukaba tugurutse. Ninde uzi imbaraga z'uburakari bwawe, akamenya umujinya wawe uko wowe ukwiriye kubahwa? Utwigishe kubara iminsi yacu uburyo butuma dutunga imitima y'ubwenge. Uwiteka garuka, ko watinze uzageza ryari? Abagaragu bawe uduhindurire umutima. Mu gitondo uzaduhaze imbabazi zawe, kugira ngo tuzajye twishima tunezerwe iminsi yacu yose. Utwishimisha ibyishimo bingana n'iminsi watubabarijemo, n'imyaka twabonyemo ibyago. Umurimo wawe utubonekere abagaragu bawe, gukomera kwawe kumenyekanire ku bana bacu. Ubwiza bw'Uwiteka Imana yacu bube kuri twe, kandi dukomereze imirimo y'intoki zacu, nuko imirimo y'intoki zacu ikomeze. Amen. Amen. Numva Zaburi ya Mose, isengesho ya Mose. Haleluya. Aravuga ko ubuzima bwacu
ni bugufi cyane. Rero tugiye kumenya uko tubujera, nawe ubundi bushira vuba. Nibyo rero Satani ashaka, ngo iminsi twahawe yo kubaho idushirane vuba, hanyuma dusanga iby'ingenzi ntabyo twakoze, hanyuma noneho dutangiye kwicuza kutazashira. Icyumweru rero gitaha rero ni icyumweru cy'amasengesho ngaruka kwezi. Imana ishimwe. Amen. Hanyuma intego y'amasengesho, ko n'amasengesho atagira intego. Intego y'amasengesho mu cyumweru gitaha ni ukumenya neza isezerano rya Aburahamu n'imigisha iriherekeza. Kubera iki? Ni icyumweru kizibanda kwiga ku byerekeye isezerano Imana yahaye Aburahamu, haleluya, n'imigisha iriherekeza. Kubera iki tuzibanda kwiga ku byerekeye isezerano rya Aburahamu? Nuko twebwe muri Kristo turifitemo umugabane. Iby'Imana yabwira Aburahamu tubifitemo umurage, tubifitemo umugabane. Ntabwo rero ushobora kwinjira mu murage utazi, ntabwo ushobora kwinjira mu byo utazi. Rero kiya cyumweru rero kizari cyumweru cyo gusenga, tumaze gusobanukirwa imigisha iherekeza isezerano Imana yasezeraniye Aburahamu. Iryo sezerano se rishingiye kuki? Rigizwe n'ibiki? Ingaruka yaryo ni yihe? Ese ni iby'Abisirayeli gusa bariya bamukomokaho mu buryo bw'umubiri, cyangwa natwe abakristo bari mu itorero rya Kristo turifitemo umugabane? Impamvu ni iyi: turi mu bihe bikomeye aho Satani ariho ararwana urugamba rwa nyuma mbere yuko Yesu atwara itorero. Ni ukuvuga ngo arabizi ko mu mwanya wose umwami Yesu ashobora gutwara itorero. Rero akwiye kurwanya ngo abo batahiwe gusorezwaho isezerano ry'Imana ariyo torero rya Kristo benshi bashoboka ntibazasangwe biteguye. Ngiyo target ya Satani. Arabizi ko ubu isezerano ry'Imana riri busohore ubu ni isezerano ry'uko nzagaruka kubajyana, ngo aho nzaba ndi namwe niho muzaba. Satani arabizi ko iryo jambo rigira risohore. Rero akwiye kurwanisha abadayimoni be mu buryo bwose bushoboka kugira ngo abo bagire basorezwe isezerano, barangare, bihebe, ndetse ntibanamenye icyenda kuba, kugira ngo bazatungurwe abasigarane. Amen. Iri jambo rigira risohore. Yohana 14 turi ku murongo wa mbere ku murongo wa 6. Iri arabizi, Satani arabizi, arabizi neza. Nkuko mbere ko dirora rishaka mwe mukurikire, ni Yohana 14:6. Satani arabizi ngo nkuko nta cyabuza umuseki kugira gute? Gutambika. Nkuko nta cyabuza ijoro gucya, nta kizabuza iri jambo gusohora. Satani arabizi neza. Reka risomere. Nimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Mu rugo rwa data harimo amazu menshi, iyaba adahari mba mbabwiye, kuko ngiye kubategurira ahanyu. Kandi ubwo ngiye kubategurira ahanyu, nzagaruka mbajyane iwanjye, ngo aho ndi namwe muzabeyo. Kandi aho njya inzira murayizi. Toma aramubwira ati, Databuja, ntituzi aho ujya, inzira twayibwirwa n'iki? Yesu aramubwira ati, ni jye nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa data ntamujyanye. Amen. Ngiye kubategurira ahanyu. Amaze imyaka 2000 ategura.
kuri buri muntu wese umwakira nk'umwami n'umukiza. None narangiza ngo azagaruka kutujyana aho yateguye. None ubu bigatubwira ngo bizaba mu kanya ko guhumbya. Impanda izavuga koko, abapfiriye muri Kristo bazuke mu kanya ko guhumbya, natwe abazima duhindurwe mu kanya ko guhumbya. None tumusanganire aho azaba ahagaze mu kirere aherekejwe n'ingabo zo ku ijuru, noneho atujyane aho yaduteguriye. Ibyo Satani arazi ko bizaba, kandi arabizi ko ni muri ibi bihe, nuko atazi umunsi n'isaha, kuko Yesu yavuze ngo n'abamarayika ntabwo bazi umunsi n'isaha, kandi Satani ari mu rwego rw'abamarayika. Mwabyumvise? Ndetse n'umwana w'Imana akese data wenyine. Urumva rero, nimba iri jambo riri hafi gusohora, birasaba rero yuko abo rero ribusohorereho bakwiye kumenya umwanzi we abihagazemo ati. Ese yaricaye ngo bariya barancitse nta kundi umwami wabo araje kubatwara? No, agwiza imbaraga n'ubukana n'ubugome kugira ngo abarwanye, kugira ngo nibishoboka hazagende imbarwa, abandi benshi abagumane, hanyuma azabashire kuri Antikristo. Mwabyumvise? Ibi bintu umunsi turayisoma, turayivuga, ariko umunsi mu mwanya muto tutazi biraza kuba impamo. Biraza kuba impamo. Imana ishimwe. Biraza kuba impamo. Haleluya. None rero, kubera ko ibihe turimo bikomeye, birasaba ko dusobanukirwa niki Imana yavuze kuwitwa sekuruza w'abizera Abrahamu, le père des croyants. Imana yamuvuze wiki, kuko isezerano rya Abrahamu niryo Yesu yaje gusohoza. Rero ntabwo ushobora kurimenya utamenya ibyo Imana yabwiye Abrahamu. Yesu yaje gusohoza isezerano ry'Imana na Abrahamu. Amen. Nuvuga ngo kizaba ari cyumweru cyo kumenya neza niki Imana yabwiye Abrahamu. Reka mbaho urugero. Bibiliya iravuga ngo hari ibyo Imana yavuze kuri Yerusalemu iri hariya muri Aziya yo hagati. Amen. Ngo hari ibyo Imana yavuze, kandi ibyo yavuze bifite ingaruka ku byo turabona muri kino gihe, sibyo? Zaburi 87:3. Des choses glorieuses ont été dites sur toi, ville de Dieu. Wa rurembo rw'Imana we, uvugaho iby'icyubahiro. Amen. Wavuzweho. Des choses glorieuses ont été dites sur toi, ville de Dieu. Wa rurembo rw'Imana we, wavuzweho iby'icyubahiro. Amen. N'uru rurembo ruvugwa yo mu ijuru. Nuvuga ngo Bibiliya ifite amagambo menshi yavuzwe kuri Yerusalemu. Amen. Ayo magambo yavuze kuri Yerusalemu harayasohojwe mu mateka, ariko harandi ategereje gusohozwa. Ayo ategereje gusohozwa niyo atuma uyu munsi Yerusalemu ihinduka ikibazo cya ONU kurusha ibindi bibazo byose byo ku isi, kurusha intambara ya Ukraine, kurusha intambara ziyo ziraba ku isi yose. Ikibazo cya Yerusalemu nicyo kibazo kikomereye ONU kurusha ibindi bibazo byose. Amen. Haleluya. Mu madosiye ONU ifite yose, dosiye ya Yerusalemu niyo iremereye. Kubera iki? Kubera ko hari ibyo Imana yavuze kuri uyu murwa. Amen. Kubaza Bibiliya barabizi ibyo Imana yavuze. Amagambo yavuze kuri uyu murwa niyo atuma uyu munsi Yerusalemu iba ikibazo kiremereye amahanga. Amen. Kigahinduka igikombe gisindisha muri ibihugu by'Abarabu bikikije Israel.
none nimba iby'Imana yavuze kuri Yerusalemu ibinyagihumbi bikaba ari byo uyu munsi, bidetermina situation y'amahanga par rapport ya Jerusalem. Ni ukuvuga ngo rero kutamenya iby'Imana yakuvuzeho bikubuza guhagarara nk'uko bikwiriye mu gihe cyawe. Piga makofi kwa Bwana Yesu. Mwabyumvise? Kutamenya icyo Imana yakuvuzeho bituma udahagarara nk'uko bikwiriye mu gihe cyawe. None iby'Imana yatuvuzeho twebwe abakristo ni ibihe? Tukwiye gusubira inyuma kuri Aburahamu. Ese Imana ihamagara Aburahamu imuvana mu gihugu cya Iraq, muri Ashuri mu Bukaludaya, amen, igihe amuvanaga muri Babuloni ya kera mu Bukaludaya, niki Imana yabwiye uriya mugabo? Igihe amubwira ngo nkurikira, va mu nzu ya so, va mu gihugu cyawe, mu nzu ya so, umuryango wawe, unkurikire. Ni ibiki Imana yamubwiye? Kimwe ku kindi. Hanyuma rero, ese wowe mwana w'Imana ubirimo? Nimba ubirimo, mu buhe buryo? Nimba ubirimo, ese uyu munsi ukwiye kuba ubayeho gute? Ukwiye kuba uhagarara gute? Kubera ko Yesu Kristo ngo tuzayibona, bimwe bizaba ari kubibutsa ko nabivuze inshuro zitandukanye mu butumwa butandukanye. Yesu yaje gusa gusohoza iby'Imana yasezeranye Aburahamu. Amen. Hallelujah. Amen. Iyo utamu Cyongereza covenant y'Imana na Aburahamu, alliance y'Imana na Aburahamu, isano ry'Imana na Aburahamu, ahadi ya Mungu na Ibrahimu, aho niho byose Yesu yakoze tubishakisha impamvu yabyo. None se nimba tubifitemo uruhare ni ibiki? Ko twumvise ko Yerusalemu impamvu iri uko iri uyu munsi, umuzigo ku mahanga, umutwa, ibuye riremera amahanga, igikombe gisindisha ibihugu biyakikije, nuko ngo uriya murwa wavuzeho by'icyubahiro. Amen. Des choses glorieuses ont été dites sur toi, ville de Dieu. None nawe rero hari iby'Imana yakuvuzeho kandi bitari bisanzwe, bihambaye. Kutabimenya ntago biclaiminga, kutabimenya ntago bishaka, kutabimenya ntubibamo, kandi kutabibamo ubukristo ubufata uko butari, kandi kiri nacyo uhinduka imbata z'abadayimoni, kuko ntago buri au centre iby'Imana yavuze. Amasengesho ngorwa kwezi rero n'amasengesho yo kwiga no gusengera iby'Imana yasezeraniye Aburahamu n'ingaruka yabyo, kugira ngo nimba twebwe twifitemo uruhare nk'abana b'Imana, haba mu Bayuda haba mu banyamahanga bizera Yesu, tumenye nimba uyu munsi koko ibyo bintu tubihagazemo. Kubera iki tufite ubwoba bw'ubuzima? Kubera iki natwe tubaho muri filozofi y'isi? Ibyo abantu barimo nibyo natwe turimo. Kubera iki ntabwo hari itandukanizo hagati yacu n'ab'isi? Ni ukuvuga ngo ntabwo tuzi iby'Imana yatuvuzeho, kandi kutabimenya ntabwo byizera, kutabyizera ntabwo bibamo, kutabibamo nta tandukanizo hagati yawe n'abandi batigeze bitwa abana b'Imana. Ndabyo bise ibi byose mubona abantu bitwa ko bakirijwe, ubona bijimye, ubona nta mudendezo, ubona nta mahoro, barishima akanya gato mu itorero, ariko bareba hanze nta bantu bicurikiriye, abisi barihebye, nta bakristo barihebye. Murabyumva? What is the difference? Dufite Imana, bo nta Mana bafite rurema.
ntabwo se itandukanirizo uri hehe? Imana iravuga hano ngo ne craignez point ce qu'ils craignent, ngo ntimugatinye uwo batinya. Amen. Et n'appelez pas conjuration, bivuga ngo mwebwe mufite iby'umwihariko. Amen. ngo ntimutinye uwo batinya kuko mufite ibyo badafite. Mwebwe ari iby'Imana yabavuzeho, mwebwe abizera mufite iby'Imana yabavuzeho. Haleluya. Kandi Imana ni ngombwa, isezerano ryayo ibyo yavuze irabikurikirana kugira ngo ibisohoze mu gihe cyabyo. Reka turebe gato hanyuma tuzabidevelopa muri kiriya cyumweru. Amen. Dusome Abagalatiya 3:14. kugira ngo umugisha wa Aburahamu ugere no ku banyamahanga bawuheshejwe na Yesu Kristo, kwizera kubona uko kuduhesha wa mwuka twasezeranijwe. Amen. Amen. Abanyamahanga baheshwe na Yesu Kristo ibyo Aburahamu yasezeranijwe. Amen. Kubera ko umwuka wari kuri Aburahamu muri Kristo Yesu niwo mwuka Imana yahaye abizera. Haleluya. None se turabifite? Tuzareba ingaruka y'iby'Imana yabwiye Aburahamu n'ukuntu tubimenya noneho tukabyizera. Amen. Hanyuma tukabyinjiramo. Abaroma ibice 4 umurongo wa 17-21. Ibi byose tuzabyigaho, tuzabisengeraho. Nk'uko byanditswe ngo mugeze sekuruza w'amahanga menshi imbere y'iyo yizeye ariyo Mana izura abapfuye, ikita ibitariho nk'aho ari ibiriho. Aburahamu wo yizeraga yiringiye ibitakwiringirwa ngo abe sekuruza w'amahanga menshi, nk'uko byavuzwe ngo urubyaro rwawe niko ruzangana. Kandi nubwo abonye umubiri we umaze gusa n'upfuye, kuko yari amaze imyaka nk'ijana avutse, akabona na Sara yaracuze, kwizera kwe ntikuragacogora. Ahubwo abonye isezerano ry'Imana ntiyashidikanishwa no kutizera, ahubwo akomezwa cyane no kwizera, ahimbaza Imana. Amenya neza yuko ibyo yasezeranije ibasha no kubisohoza. Amen. Amen. Ibasha no kubisohoza kandi yarabisohoje. Imana ihabwa icyubahiro. Muri Kristo iby'Imana yabwiye Aburahamu yabisohoje. Reka tuvuge gato kuko tuzabisubiramo mu buryo bugari. Imana imuhamagara, Itangiriro 12:1-3. Uwiteka ategeka Aburahamu ati, va mu gihugu cyanyu usige umuryango wanyu n'inzu ya so, ujye mu gihugu nzakwereka. Nzaguhindura ubwoko bukomeye, nzaguha umugisha, nzogeza izina ryawe uzaba umugisha. Kandi nzaha umugisha abakwifuriza umugisha, kandi uzakuvuma nzamuvuma. Kandi muri wowe nimo imiryango yose yo mu isi izaherwa umugisha. Amen. Murumva aya magambo yose tuzareba ubugari bwayo, tuzareba implication yayo, tuzareba ingaruka yayo uno munsi kuri twebwe. Itangiriro 15:1. Hanyuma y'ibyo ijambo ry'Uwiteka riza kuri Aburahamu mu iyerekwa riti, Aburahamu witinya, ni jye ngabigukingira, uzagororerwa ingororano ikomeye cyane. Amen. Amen. Aya magambo yose n'ayandi tudasoma uyu munsi tureba yuko atari amagambo yarangiranye na Aburahamu, ni amagambo no munsi ari d'actualité, ni amagambo no munsi muri Kristo. Haleluya. Ushobora kwizera kandi Imana ikayasoza ku buzima bwawe. Amashimeje ku Mwami Yesu Kristo. Kumenya iby'Imana yavuze, kuko niravuga ngo yakuvuzeho, kubera ko nimba Imana yari izi kuzaba muri Kristo, nuvuga ngo ibyo yabwiye Aburahamu nawe yakubonaga muri ibyo. Imana ishimwe. Wamenya iby'Imana yakuvuzeho binyuze ku masezerano, ku isezerano rya Aburahamu n'ingaruka yayo, ukaba uri muri Kristo uyu munsi, ibyo bintu bidekaransha muri wowe kwizera, none ugasingira iby'Imana yavuze, hanyuma ubuzima bwawe bugatangira gufata ishusho ijyanye n'iby'Imana yavuze. Bivuga ngo abantu benshi rero ntago basobanukirwa niki bari cyo muri Kristo.
ese uyu munsi twebwe tukwiye guhagarara gute? Tukwiye kuvuga gute? Tukwiye kugenda gute par rapport y'abandi batari muri Kristo neza? Kubera iki? Kubera ko tukwiye gusobanukirwa icyo ari cyo kuba muri Kristo na Kristo kuba muri twe. Twibwe dufite iby'Imana yatuvuzeho. Siyo ndavuga wa buhanuzi babaha mu byumba, ndiyo ndavuga mu mugambi w'Imana. Dufite iby'Imana yatuvuzeho, tukwiye kubimenya. Twabimenya tukabyizera, tukabikleminga, tukabishaka, tukabisengera, Umwuka Wera akabigira impamo mu buzima bwacu. Hanyuma tukazongera kubona Imana rero ibirema mu buzima bwacu. Imana ihabwe icyubahiro. Ariko rero narangije mvuga nti nimba Yesu yaravuze ngo ese umwana w'umuntu nagaruka azasanga kwizera mu isi, ibyo nabyo bifite ingaruka yabyo. Na niyo situation rero abakristo bari muri iki gihe. Amen. Katurangize kuri uwo mugani, ni byiza kuzajya dusubiramo. Imana ishimwe. Ngo biryoha isiwemo no mu jambo y'Imana ko bimeze. Kadusubire 18:8. Abacira umugani wo kubigisha ko bakwiriye gusenga iteka ntibarambirwe. Arababwira ati, hariho umucamanza mu mudugudu umwe utubaha Imana ntiyite ku bantu. Muri uwo mudugudu harimo umupfakazi, aramusanga aramubwira ati, ndengera ku mwanzi wanjye. Amara iminsi atemera, ariko hageze aribwira ati, nubwo ntubaha Imana kandi sinite ku bantu, ariko kuko uyu mupfakazi anduhije ndamurengera, ngo adahora azi iminsi yose akandushya. Nuko umwami Yesu arabaza ati, ntimwumvise iby'umucamanza ukiranirwa yakoze? Ubwo bibaye bityo, Imana se yo ntizarengera intore zayo ziyitakira ku manywa na nijoro? Mbese yazirangarana? Ndababwira yuko izazirengera vuba. Ariko umwana w'umuntu naza, mbese azasanga kwizera kukiri mu isi? Amen. Yadusigiye ikibazo. Mbega umwana w'umuntu naza azasanga kwizera kukiri mu isi? Mwe mwasubiza gute? Tushatse gusubiza, twasubiza gute? Iyo urebye ukwizera dufite ni kwa Bibiliya. So mu kwizera kwa Bibiliya icyo gukora, wowe tubone igisubizo. Ese iki kibazo Yesu yasize tugisubije honnêtement, tushatse kuba objective, tugisubije, ese kwizera Yesu Kristo, amen, avuga kurahari muri benshi? Kurahari mu mbarwa. Ibi se bivuga iki rero? Kubera iki se kudahari mu bwinshi mu bita abakristo? Kubera iki? Kubera iki kudahari? Bibiliya irakubwira, ubanze wibaze kuva he. Wabizi? Kugira ngo umenye impamvu kudahari mu benshi bitwa abakristo, ubanze wibaze kuva he. Abaheburayo 10:1 urahita umenya impamvu kuva he kwizera. D'où vient la foi biblique? Kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba, kandi niko kuduhamiriza ibyo tutareba ko ari iby'ukuri. Icyatumye abakera bahamwa neza ni uko bari bagufite. Amen. Amen. Kwizera ni ukumenya neza udashidikanya ibyiringirwa. None se niko tumenyekanisha ibitaboneka ko ari by'ukuri. None se ibyiringwa tubivana he? Niye Imana duhaye ibyo twiringira? Ni ijambo ry'Imana. Kandi gukwizera kuva ku kumva ijambo rya Kristo. Nimba ari ukwizera, Yesu yaravuze ngo se nagaruka azasanga kwizera mu isi. Niba ukwizera ko aracogoye mu bantu benshi kwitwa abakristo, ukwizera nyakwizera, apana biba biri muvuga ngo kwemera, kwizera nyakwizera, apana amadogma, imihango n'imigenzo ya Gikristo, ni ukubera yuko ijambo ry'Imana ntago rizaba muri benshi. Mu mwanya w'ijambo ry'Imana baza bafite imihango. Kubw'ibyo rero nta kwizera kuzaba kuhari muri benshi. Wabizi? Kuko ijambo ry'Imana mu kuryumva, amen, nibyo birema uko kwizera.
rero kugira ngo ubyumve naryo birasaba kuriha umwanya. Nutariha umwanya ntabwo uzigera urimenya, kandi nutarimenya nta kwizera kuzavuka muri wowe. Amen. Abaroma 10:17. dore kwizera guheshwa no kumva, no kumva kukazana n'ijambo rya Kristo. Amen. Amen. Kwizera guheshwa no kumva, kumva ijambo rya Kristo. Ntabwo rero wowe ugenda hariya ngo ndashaka kwizera, ndashaka kwizera. Oya, kwizera kuva kumva ijambo rya Kristo. Niho hari provision ya foi, niho hari ibigaburira. Mu ijambo ry'Imana hari ibirema kwizera, hakaba n'ibigaburira kwizera. None uyu munsi rero abantu nta mwanya bafite. Amen. Nta mwanya bafite wiki wikirema kwizera kikagaburira kwizera. Amen. Alors en conclusion, qu'est-ce qu'il y a? Indunduro ni nta kwizera. Ngwizo no l'apparence, bafite apparence gusa, nta kwizera. Sinzi ko mwangurikiye. Imana ishimwe. Kwizera, ukwiye kumenya wirizera iki. Abrahamu yamenye iby'Imana yamubwiye, yamenye iby'Imana yamusezeranije. N'abandi bose bagendanye n'Imana bashimwe nayo, bagendeye ku by'Imana yababwiye. None Imana yaratubwiye twebwe muri Kristo ko dufite uruhare mu isezerano rya Abrahamu n'ingaruka yaryo. None ni bangahe barizi, ni bangahe bazi konsekanse y'iby'Imana yabwiye Abrahamu, ingaruka yabyo? Ni bangahe babyizera, niba babizi? Ni bangahe babirimo? Ibyo ni byo tuzasengera kugira ngo buri muntu wese aharanire kuba mu by'Imana yasezeraniye Abrahamu. Mu gihe cye, mu gihe cyawe, ube mu masezerano ya Abrahamu. Amen. Ube mu isezerano rya, nituvuge mu bwinshi, ni covenant, alliance. Tube mu isezerano Imana yasezeraniye Abrahamu, no mu ngaruka zayo nyinshi mu buzima bwacu. Amen. Haleluya. Haleluya. Imana ntabwo yahindutse, my friends. Imana cyari yayindi. Nimba ubuzima bwawe bukuruhije, ntabwo hari ibyo utaramenya. Ntabwo ari Imana ifite amakosa. Hari ibyo utaramenya, hari impamvu yabyo. Amen. Haleluya. Dieu n'est pas derrière nos problèmes. Imana ntabwo iri inyuma y'ibibazo byacu. Ntabwo Imana ari komplike ubuzima. Ntabwo ari Imana iri inyuma y'ibibazo byawe. Haleluya. Ntabwo ari Imana ikomplika ubuzima abantu barimo. Ntabwo ari Imana iri inyuma y'ibibazo. Ahubwo tugiye kumenya ibyo bibazo bivahe, ko bitari muri gahunda y'Imana mu kurema. Ninde yabyihishe inyuma? Ese twebwe hagati y'ibyo bibazo bikwiye kudutwikira, bikwiye kudutembana? Ese hari ibyo Imana yavuze kuri twebwe tuzamugiye nk'iki cy'iherezo hagati y'isi imeze uko imeze? Ibyo rero turaza kubibona muri iki cyumweru nitwinjira mu muhamagaro uwo dukomozaho kwizera, Abrahamu. Haleluya. Hanyuma abantu bazinjira mu isezerano rya Abrahamu ryasojwe muri Kristo, birisozwa nawe. Haleluya. Hanyuma bagasingira mu kwizera iby'Imana yasezeraniye Abrahamu. Ingaruka zabyo ni ngombwa zizagaragara mu buzima bwabo none. Hanyuma bitume noneho unezerwa kuba umukristo, n'abandi bakifuza kuba ukuri. Nonese nugenda uciri ku mutwe, ukagenda wiheba, ukagenda mu maso yawe hijimye, ninde azifuza kuba nkawe? Nta n'umwe. Ntabizi. Nta n'umwe. Ngibyo rero intego y'amasengesho yo mu cyumweru gitaha. Isezerano
ry'Aburahamu, kurisobanukirwa no kumenya ko turifite mu uruhare. Tuba dufite ibihe bihagije byo kwiga no gusenga. Buri jambo tuzayishurirwa tuzarisengeraho kugira ngo umuntu wese abe koko umukristo yujuje ibyangombwa. Bwira muzi ati Imana ishaka ko umukristo yujuje ibyangombwa. Imana ishaka ko umukristo wujuje ibyangombwa. Haleluya. Nugira ngo umuntu gusa ugire na passport. Amashimeje ku Mwami Yesu Kristo. Haleluya. Amen. Haleluya. Nugira ngo umuntu gusa ugire na passport. Nugire na passport gusa ugire n'uburyo bwo gutembera amahanga. Ni imvugo mugiye kuyumva. Ntabwo ndavuga ngo abandi bajya mu byumba ngo bagiye gusengera ngo maviza. Ntabwo ari ibyo. Ese mwe ndavuga? Ndio ndavuga umukristo uje byangombwa, ndio ndafata urugero ku bintu bisanzwe. Amen. Haleluya. Ubu umukristo afite irangamuntu, agire na passport, agire n'ubushobozi bwo gutembera, akoresha iyo passport. Si byo gusa, agire na property, agire n'impapuro ziki property, title of property, agire n'ibintu yitirirwa. Haleluya. Agire n'ibintu yitirirwa, agire n'imishinga. Haleluya. Amen. Ube umukristo wujuje ibyangombwa. Ntabwo ari ibyo bintu ugiye nshaka kuvuga, ni metaphore. Rugero. Satani akubona ati uriya n'umwana w'Imana yujuje ibyangombwa. Nkuko Yesu yabwiye Natanayeli, nguyu umwisirayeli atarimo uburiganya. Nuvuga ngo les jeunes, uriya niwe muyuda type Yesu yavuze. Nawe umwana w'Imana wujuje ibyangombwa. Ese umwana w'Imana akwiye kumera gute? Haleluya. Ube prototype y'umwana w'Imana. Imana ishimwe. Haleluya. 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 Amen. Nanze kuvuga archetype. Satani nakubona avuga ati nguriya ari mu isezerano rya Aburahamu, n'ingaruka yaryo uko ryakavuzwe. Satani abibone kuri wowe. Nabibona kuri wowe, isi yose abayibonye mbere, kuko izabona ko ufite icyo ubasumbya. Haleluya. Hari icyo ufite wo badafite, bakwiye gusanga bakubaze icyo ufite. Imana ishimwe. Naho ubundi nitudahagarara mu masezerano, nako mu isezerano Imana yasezeranye Aburahamu n'ingaruka yabyo, wabibise, turaza kwiheba nk'abandi, kuko biraza kudukomerana nk'uko biragenda bikomerana abatuye isi mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Chacun a sa dose. Umuntu wese muri isi afite akadoze ke k'ingorane Satani ateza isi. Ako kayikuza akanwa tu. Mwabyumvise? Umunsi afite akadoze ke. Ariko nituba muri Kristo Yesu, haleluya, ako kadoze ntacyo kazagutwara. Nubwo gahari ntacyo kazagutwara, kubera ko Kristo ntabwo ari dépassé n'ibihe. Ibi bihe ni umwami wabyo. Imana ishimwe. Haleluya. Daniel 2:21. Hanyuma dusoze kuri iyo. Niyo inyuranye ibihe n'imyaka, niyo yimura abami ikimika abandi, igaha abanyabwenge ubwenge, n'abazi kwitegereza ikabaha kumenya. Amen. Niyo mugenga w'ibihe mu jambo rimwe. Niyo mugenga n'ibi rero, nubwo biko bikomeye, niwe mugenga wabyo. Nitwinezeza rero ntabwo bizaturengera, tuzayibamo tunezeza Imana yacu. Haleluya. Haleluya. Ibibazo bizavuka, Imana izaca inzira. Amen. Rero ntabwo tuzarengerwa n'ingorane z'isi, kuko niyo mugenga w'ibihe byose. Ngo ninyuranye ibihe n'imyanya. Il est maître des temps et des circonstances. Iyo Imana yacu. Imana ishimwe. Nitwinezeza, amen, no mu bihe byitwa ko bikomeye, kuko Imana ariyo ibigenga, Imana izaca inzira.
kugira ngo dukomeze kuba mu byishimo by'Uwiteka, dukomeze gukorera Imana yacu twishimye, dukomeze gufasha n'abandi kumenya Imana, kuko nitwiheba nacyo tuzamarira abarimbuka. Right? Imana ishimwe. Kuko umva, nimba uri yarimbuka ukaba ufite Yesu, ukaba utazi kumugira icyo bivuga, ukaba nawe ugenda ukubitika nk'abandi, ntabwo azakugana wowe. Hariho n'abisi, hariho n'abantu bisi bashakisha icyabaruhura, ariko bakabura icyabaruhura, uko barareba iyo no hino bakabona ko abitwa abakristo ni abantu gusa bafite kugenda na Bibiliya bakajya mu masengero, ariko bareba mu buzima bwabo bwa buri munsi bakaba ntacyo babasumbije. Barakubitika bisi nabo bakristo bagakubitika. Kwiheba ni kumwe, kwitotoma ni kumwe, kugenda bahitamishijwe n'ibibazo ni kimwe. Byose rero harageze ko tumenya abo turi muri Kristo Yesu, biturutse ku byo dukomozaho kwizera. Uko Abrahamu Imana yabanye nawe ni kwizabana natwe. Niyo ntego y'amasengesho yacu. Duhaguruke, murakoze. Imana ishimwe. Haleluya. Muzumva muri iki cyumweru ibintu bikomeye cyane. Haleluya. Muzamenya ubwiru bwo kugendana n'Imana uko Abrahamu yagendanye nayo, hanyuma changement zitangire kuba mu buzima bwacu. Reka umuntu wese rero yisengere kugira ngo Imana izamudisponibilize, azabona umwanya wo kuzafata kiriya cyumweru nawe, yaba azaba afite umwanya wo kuza hano, yaba azaba ari mu byo barimo, ariko afata umwanya wo gutekereza ku muhamagaro wa Abrahamu n'isezerano yahawe n'ingaruka y'iryo sezerano, kugira ngo nawe amenye nimba rifitemo uruhare, noneho ashake urwo ruhare rwe. Haleluya. Kugira ngo nawe agaragareho icyo Imana yabwiye Abrahamu n'abazamukomokaho. Imana yabwiye icyubahiro. Data, mu izina rya Yesu Kristo, turakweretse kiriya cyumweru nimba tuzaba tukiri muri iyi si Imana itaravuga, cyumweru Mwami aho tuzigishwa n'Umwuka Wera ku bijyanye na Abrahamu n'umuhamagaro n'ingaruka z'umuhamagaro wa Abrahamu kuri twe uyu munsi. Twizere Imana Abrahamu yizeye. Reka mwaye buri muntu wese uzamubashishe kiriya cyumweru kugira ngo kibe cyumweru cyo kwiga kuri Abrahamu n'umuhamagaro we n'isezerano yahawe n'ingaruka z'iryo sezerano n'uruhare twebwe abizera Imana yizeye dufite mu byo Abrahamu yahawe yeguriwe n'Imana. Mu izina rya Yesu turashaka muri iyi minsi tukiri mu isi tugaragariza isi ko dufite ikidafite. Mu izina rya Yesu muri iyi minsi tukiri muri iyi si tutarasoza urugendo rwo kwizera, ab'isi batubone mu butabazi, batubone mu bufasha. Mu izina rya Yesu ab'isi baduhamirize nk'uko abanyakanani bahamirije uriya mugabo wo kwizera Abrahamu wahamagaye. Yarahamirijwe n'ababanye nawe, yahamirijwe n'abanyakanani yuko ari igikomangoma cy'Imana, yuko afite Imana nzima. Isaka yahamirijwe n'Abafilisitiya n'abari abantu babaga mu gihe cye muri kuriya butaka w'i Kanani, baturiye umugabo afite Imana nzima. Reka natwe muri iki gihe turimo, haleluya, twinjire mu isezerano rya Abrahamu ryashojwe na Kristo muri Kristo, kugira ngo ubuzima bwacu buhinduke, hanyuma ab'isi aribo banyakanani buno munsi bashobore kuduhamiriza yuko bari abantu bafite Imana nzima. Mu izina rya Yesu Kristo, amen. Mubise amasengesho yanjye. Abrahamu yaje nk'umwimukira muri abo bantu, yaje ava kure abasangaho, okay? Ariko iminsi mike abana nabo ubuzima bwe bwarahindutse, hanyuma ubwo baravuga ati uriya mugabo afite Imana, kugeza aho bagira isezerano nawe ngo ntazabarimbure, kandi ari abasangwa butaka.
ibyo rero tuzabishyurirwa. Une vie normale en Christ, ubuzima nyabwo bwujuje ibyangombwa muri Kristo. Ni ngombwa icyo kimenyetso Imana iragitanga. Abanyakanani bawe bakaguhamiriza, baturiya mukobwa, uriya musore, uriya mumama, uriya mukambwe afite Imana. Ibyo nibyo rero tuzasengera muri iki cyumweru. Imana ishimwe cyane. C'est très intéressant. Katubaho umugisha. Haleluya. Amen, amen. Ubuntu bw'Umwami wacu Yesu Kristo, urukundo rw'Imana no gusabana n'Umwuka Wera bijyana twese. Amen.